kandi se wumva nshaje none gushaje gase uziko nkuzi muri primaire ukumva njyewe njya gutangira primaire bamwe n'utaya kwishura ngo tweka gasoje oya kujyanye kutuvido twawe nawe nzangajya ku ishuri wigaga makangahe ntangira kujya kwiga muri nasari imyaka 3 iyo mbego gase uzi ko ushaje gase ucokora vutse uri nk'umugabo uwoza no Hello mumeze cyakubaha amakuru meza Big Time Family Park ni Kanombe rero hano Santas niho hantu heza nababwira mushaka gusohokera mushaka gukora ibyo kurya ushaka gusohokana na family ushaka kuzana abana mu gicungo ushaka kuza mwese abashuti bawe ushaka gukinira umupira hari sauna nanjye kujyamo mu kanya ngiye kuza abashuti banjye abana bakunda ibikinisho bakunda swimming pool n'ahantu heza nababwira so ni Kanombe rero hano Santas ni good man good ubundi Kanombe ndatwa kuri Santas Leisure Park ntabwo nakubwiye man sinafite umu girlfriend umushyaya cyane kimeze neza byatari so yarasabye ko namusohokana yari akabari ka fresh byatari man ari ibintu byose hari mutoma inkoko amabrochette amasingaro amabaga amapizza bani handi kuri Santas Santas no hazi Kanombe ndakintu man kidari wo ngwino nabi Hello Rwanda, hello everyone. This is a new day, another blessing. To the Big Time Family Park, the one and only place to be in your relaxed time. To the Big Time Family, the one and only channel to be watching. Uri kumwe na Uncle Banks, ndetse na Beyonce. So let's have this today. So let's bless our day. Don't forget to subscribe on Big Time Family, like, share, and leave a comment. What's up? Tugarutse Big Time Family Park. Yo, umunsi n'akayisazi. Umunsi ahantu turi kumwe ibintu byose. Wemeke ngashobora kuba kuze subscribe. Ibindi byose ni show sharinga bwabyo nyine bakimara kubona ukuntu hano hantu hameze ubundi ahantu murahazi twaje gukorwa cyane ewana hano n'abahazi hakubaro se nangura ashobora Kigali no urayizi runongo hakubaro nyine runongo uyo maze kuyotsa iki gihe ubundi runongo iba muri sama tumva hako ndakuze nsigaye mfite abapeti ngira inama urumva kuyotsa runongo ni kujya mu murima basaruyemo harimo ibinongo se byurabizi urumva nabizi ibinongo rero ukabyubaka wamara kubyubaka ugashyiramo ibijumba amateke ibirayi no runongo wamaze kubaka akaboro nyine runongo ibijumba nisha neza ndugusarira uruzimana kano wembaza ngo urabizi okay ni runongo urayizi runongo urayizi sarukuru rero mujya kwicara mwasize muyihonda kuyonda urabizi yashyushye kabisa yawe yatwika ugiye ku ruhande kujya isate zindi runongo nazi kuyonda ukagenda ukajya nk'ahantu uruhutse kujya ishye neza tu ugasinzira abashumba ugasanga bayicukuye bayiriye sanjye reka nkubwire pe nubwo nyine runongo ubundi runongo bwa mbere namenye njya mu cyaro njyewe reka nkubabwiye mw'abana abana bawe bavuga ko ntari kavukire njye kavukire w'i Kigali mama yigeze kwiyoshya urumva aranyohereza mu cyaro 2015 ambwira ngo ninjye mu cyaro wait bashobora taravutse Gaso utinyuma tutabeshya nayo ndakubwira imyaka gaso aho ngaho hari yashize urumva nk'imyaka 7 cyangwa 8 mvutse
Niyo shaka gatanu. Ase gaso. Kandi se wumva nshaje None gushaje. Gaso uzi ko nkuzi muri primaire ukumva njyewe njya gutangira primaire. Bamwe n'utaya kwishura ngo twereka gasoje. Oya Kugira ngo utuvido twawe nawe nzangajya ku ishuri. wigaga mu kangahe Ntangira kujya kwiga muri nasari. Imyaka 3. Iyo mbego gaso uzi ko ushaje. Gaso ucokora ravutse uri nk'umugabo uwoza runongo. mutubwire Gaso nawe urusha imyaka myinshi. Cyane nk'umwe. Uravutse bibiri na kangahe ntumbwire imyaka umbwire igihe wavukiye gusa Ahubwo kambwira iki gihe 2015 wowe uzajyaga mu cyaro sibyo 2015 umunsi turajya kujya muri secondaire bro urebe icyo gihe niba wari ugiye kujya muri secondaire 2015 bari bamaze kunsubiza nka gatatu mu wa mbere ngiye mu wa kabiri bitabya wowe 2015 warigaga oya narigaga rirana Kaza nabuzana mbere umubaza ibintu byose mu mutwe wanjye runonko turayiretse banza umwibyara runonko noneho urumva runonko ubumenyi utazi na runonko yanyaye wamwumvise uzi none ukuntu uzi kuyubakira se wowe nyine wowe uzi runonko y'abantu bakuru yize ntabwo ibere Kaza uratungana nyine sibyo kankwereka cyo kubona ndi gato ukajya nawe tuhangana oya pe ntabwo tungana ndabiziranduta ako nyine experience zirarutanye ngiye kuri kamera irandusha kuri kamera no ibya kamera tubireke tuze mu buzima busanzwe sharo ntabwo wandisha ubuzima bw'icyane none kankwereka sibyo uzi kuragira runonko ahubwo uriya content igihuru tuzagikora nahangaha dore ngaha none kankwereka ntabwo runonko bayotse amatafari ni ibinonko nyine kankwereka uko kugira ngo ubyemere sibyo runonko ya nyawe ngiye runonko natetse yari imibiri 10 by'ibijumba ariko ari inzu noneho iyo ni inabo wapi rero ko ni runonko yari runonko ngewe nayo niviri ahantu bitaga ku Kinyana nishonjeye mpita nzamuka aho kugira ngo nzamuke njye mu rugo mpita nzamuka nerekeza Shyorongi rero uriya musozi wa Shyorongi uva Kinyana ujya Shyorongi nzamuka ruguru n'amaguru okay it's okay urumva bora cyose urayizi umutumba shana ariko warumva ntabwo inka zawe ariko noneho rero nayo ntabwo ubizi wa mugane kankubwira ariko yabuze ibyo ambaza n'ibyo ni kujya kuvuga ari kwita azana ibindi ngo nzi umutumba okay noneho sibyo nzamutse ruguru hari ahantu habaga insina nyinshi cyane bitaga mu Rwinkende ndavuga ati rero hano hantu dore barahahinze nubwo n'inkende nyinshi cyane ziberaga ndazamuka ndagenda nkuraho igitoki igitoki cyari gihagaze ku nsina kiri ku nsina hejuru ubu se usibye n'ubwo icyo gihe ubu ngubu wahagera hoya ibintu byose ukoresha ubwenge nese urumva nawe guparamira wowe uratema maze ubundi ugafata igitoki akakubwira buriya n'ikintu utaruzi n'uzajya ubona umwana wese uri mu muhanda witambukira nyine w'akamayibobo mugenzi wawe jya umenya yuko aba atari wenyine jya umenya ko aba atari wenyine tatari urayizi hano turahera gaso kujya tujyane urumva ako kantu nyine nicyo kintu gasobanuye tatara instinct survival bazivuge neza tatara okay noneho tatara nyine ni urwembe rutoya rumeze nk'umuhoro sinzi niba tatara biba byanditse ku rwembe ni urwembe tatara ahubwo nanyo biryo jambo uri kuvuga ya boro ni nk'abatekinisiye bakunda kuba cicatrice toronovisi oya cicatrice simanisitisi kimwe ukanda gutya kigahita gisohoka oya wapi ntabwo ari iyo ngiyo ni urwambu twebwe reka muhereke sibyo njye niba mvuye gusyaga ibintu byose ntabwo nahitaga mbigurisha yabaga ndi kuvuga gusyaga urabizi nibyo ngiye kubaza gusyaga baza no gusyaga ni iki gusyaga ni iki noneho ba mwana wakuriye mu bakire none nakuriye mu bakire kambwira nakuriye mu bakire nakuriye mu cyaro ariko hari donc gusyaga iryo jambo ndaryumva buri munsi nyine gusyaga sumana yanjye okay nyine gusyaga kugira ngo ubyumve neza sibyo scrap se basi zirazize nyine
ibyuma byose bishaje inzuma ahubwo uko byumva bidakenewe sibyo inzuma zo ndazigurishije ibyo rero kujya kuzishaka inzuma njyewe kujya kuzishaka nibyo bita gusyaga nanjye narabikoze warabikoze wabikoreye he nabikoreye iwacu kiracyarangahe twese twasyagaga iki twasyagaga amadebe urayazi hari ibiboro batangaga kera ni inkambi gusa babitangagamo cyane mu bantu bose sinzi amadebe ndabizi yabagamo amavuta yanditseho USA so aranye nasyagaga nareza gasekeyo nayaza amavuta yose wallahi amavuta nagaciro uretse ko nayo nzi ibaze ko n'amadebe yayo abantu bajyaga bayafata bakayakoresha nk'inuza nk'ingoma mu rusengero buriya hari insengero bakoreshaga amadebe amapendo se basi urayazi ipendo aracyahari nayo hari amadebe bajyaga bayakoreshamo ubu ikintu gasoje azi njye ntabwo nyizi njye nakiba nicyo nakuriyeho nyine we okay noneho hita utandukanye ibyo waje kwiga boarding urayize muri eteni ni boarding urayize muri eteni nyine nize boarding wayize muri eteni sorry I mean high school urayize boarding okay noneho kugira ngo wemere ahantu ibyo bintu bitandukanye wavukiye he kavukire ni mu majyepfo Karongi mu karere ka Karongi okay mu cyaro apana mu mujyi reba rero aho mu cyaro sibyo nanjye njyewe nahise njye nabaga hariya i Muhanga ahantu bitaga Imbuye Muhanga naho narahabaye Muhanga ahantu bitaga Imbuye nabaye Muhanga none ndagenda ngiye kugira ngo nabyemeye hari dipine zazanaga umucanga namazeyo umunsi umwana w'i Kigali mpita mpanda dipine irangarura njyewe ubuzima bwo mu cyaro ntibwabaye ubwanjye ntabwo wakundaga nta wapi uzi ibitekerezo byabaga bindi mu mutwe njye ndi kukureba turasa njye nawe turasa ndeba urebe ko tudasa ndeba n'ugisore isuka n'agatebo isuka n'agatebo ni umugani ariko njye nawe ndabibonye ko dusa dusa umutwe umeze kimwe gasogi n'amenyo ajya kumera kimwe n'ukuri n'umusatsi ndi kwanza mbanze nkubwiye ko njye nawe dusa ariko wenda icyo ndusha ni amafosete ariko njye ndi kubona dusa ni fosete dimpozi nyine okay sofete noneho kankwereke nibyo ngo fofete noneho nyine kugira ngo ubyemere hari ibintu bya nyine okay reka nse nko kunyuramo muri story nyine uburyo namenyanye na Banksy uburyo njye ubundi naje kwisanga abantu utwe gasoji kugira kari akavido nabonye yicaye ku muhanda mbaga agapira ka wanje kugira ngo ubundi biriya bintu byose bitangire njyewe nyine kera iwacu nyine ntabwo twari abakene twari n'abakire nyine kera 2013 iwacu ntitwari abakene ntitwari abakene twari turi hagati noneho abajura baraza peri yari umusirikare buriya imbere noneho baraza yaragiye nyine baratwiba baraducucura twese nyine ibintu byose barabijyana abantu dusigara nta kintu na kimwe dufite mu nzu ku muntu twabagabo baratwirukanye tujya ahantu bita Karama turagenda turahaba nyine ubuzima bugiye tugenda tubushaka gake gake baragaruka ava mu gisirikare ajya mu gipolisi noneho naho ngaho njye nawe twongeye guhurira noneho nyuma ubwo nyine urumva iyo ubona ahantu hamwe ubuzima butari gukunda ahandi nyine wowe ujya ahantu ubona ibintu biri kuva noneho twebwe tuba tujya ahantu bitaga ku Gatare niho nyine niho namenye ubundi ibintu byose ni muri Kigali muri Gatare ni muri Kigali ku giti cy'inyoni wapi hejuru ya ku giti cy'inyoni noneho ibintu byabereye hariya nagiyeyo nyine ndi umwana wenda sinakundaga ishuri nta nubwo naryangaga cyane ubwo nkigerayo nkajya mbona abapeti bose abo tungana abanduta bazamukana amafaranga ese abana bo ahantu amafaranga bayakura ni he ndavuga ati rero kambakurikire majyanye n'undi mwana bitagira imaso umwana aramanuye tugeze mu igaraje aho gusyaga ibyuma nkajya nisyagira amagufwa noneho nyine ngiye kuyagurisha nyine barambwira ngo ibi ntabwo bigurwa abampaye itineri nako bampaye irangi nyine irangi basiga ku modoka ambwira ati iryo ngiryo akubara agapiga akunga kuguheza
bikongera ku bwenge. Noneho umwana w'umunyarwanda utazi ibyo ari byo mbona yifashe inda rinyweye nk'unywa amazi. Ngo ni irange ry'amavuta irangi irange ririmutineri. Noneho nyine ubwo numva birakarata mba ndabiciriye byose ibindi bibindi ndabimenya. Buriya nyine nuko Imana iba igenda irinda umuntu ubundi umuntu akaba yarapfuye kera. Noneho nsoje nyine ubwo nyine uwo munsi byari byanze. Uwa kabiri ndamanuka mfata inuza nyine ubwo njye ntabwo nari nzi kwiga ibyo ari byo. Nagenda nakubwira ati wanyereye aka kuma ntacyo bigutwaye. Nyine ubwo wowe ubonye Marine igusabye icyuma rero ubona yuko nyine ari ibintu bitandukanye sibyo. Si buri muntu wese waza ngo nyine akubwire ngo iki kintu ahita akijyana nyine. Njye nkabibwira ngo baguhe inzu banyihere ibyuma. Hari abantu bose bagenda bankunda gutyo nkazamukana amafaranga. Abanzanye rero mu muhanda batangiye kujya bangirira agashyari. Noneho ubwo nyine niba urugero nka twaba turi nko kugura nk'amagi nyine dusoje nyine nta biceri mfite. Kuko njye buriya amafaranga yose nabonaga nayatahanaga nta mafaranga nigeraga nyine nkoresha ibindi bintu. Nsoje rimwe nyine bampaye 100. Arambwira ati uzanyungukira 5. Tuzanyungukira 5. Ndabyemera. Ampaye igiceri cy'100 ndiye iki. Ngo ndazamutse. Umunsi wakurikiyeho 1000 nari mbonye mu gitondo abarakijyanye ngo nsigayemo 4. Noneho undi munsi ntangira kumenya ubwenge nkajya nyahisha mu mikabo hehe hose nyine imikabo ishobora yise nyine gutya nkanga ushobora guca inuza ukajya usasikamo amafaranga. Noneho nkajya nanjya kuyahisha aho ngaho nabwo baza kubimenya. Urumva nyine barambwiye ngo uko utatwishyura wabonaga ngahe ibyuma njye nasyagaga nk'ibiro 5 nasyagaga ibiro 5 njye ngatahana 1000 cyanjye. Kuko nyine ikiro cyabaga ari desi. Noneho rimwe nyine arambwira ati urebe uburyo utari kunyishyura buri munsi uzajya agenda yunguka yikuba kabiri ngo murimo 4. Undi munsi uraje abaye 8. undi munsi uraje abaye 18. noneho nabwo ati ko se mane wowe urabona aya mafaranga wazayabona se izo miliyoni. Noneho arambwira ati ntabwo bindeba se wabwo nyishyura abana bakajya bankuramo inkweto. Nyine ubwo niba wanze kumwishyura akagukuramo urukweto. Mama yanguriye urukweto uyu munsi ejo bararujyanye. Ejo bundi ararunguriye bararujyanye. Noneho na sister wanjye nawe yari yibereye hariya nyine abapeti bari muri segonderi urumva nyine utuntu bajyaga bikorera. Ukajya kubona nyine nk'umukobwa wanagiye yinonga iciye ku basore nyine kugira ngo bamurebe nyine umukobwa uturuka mu bakene nawe urabizi. Uvuga ati mana mfashe ubuzima mbuvemo. Noneho rero sister wanjye nawe bamuteye inda abaraje rero ibintu byose bijya mu rugo. Noneho Mary nawe ntaho yaje abazunguzayi barabirukanye. Sister wanjye nawe aratwite. Noneho haba haje n'undi mu Mary mu rugo nyine ubwo ni murumuna wa mama nawe araje arabyaye afite umwana sibyo. haba hageze wongewe na murumuna wanjye. Noneho haba haje n'undi mukobwa bose rero bajya mu rugo. Noneho nkajya mvuga ati rero n'ibintu byose byanjye se ubu nigira ubushobozi bwo kuba narya amafaranga ubundi nabukura he. Nyine uko nyibyo nabitekerezaga niko buriya n'Imana yajyaga icamo nyine ishyiramo imiyaga nkabona ibiceri. Umwana abana nkajya nzamura 5 niba nayabonye nkayashyira Mary 2 nkayashyira 5. Oya ntabwo ari nesi byawe ni ibintu byoroshye gutyo gusa. Nyine kugira ngo mbone ayo mafaranga amwe narayakoreraga andi nyine kuriya nyine wabonaga nyine ndirimbira abantu ati nakajana reka nkuririmbire bose wamaye akajana se nkakuririmbira nyine ubishaka akayama utabishaka akanyambura. Uzuririmba se? Oya ntabwo mbizi. Noneho izi nyaguye nanjye mbwira nyagusha wenda aza kuririmbira nabi. Noneho nyine ubwo mbona ibyo bintu ntibizavamo. Umunsi wa mbere nyine ngiye nongeye nsubiyeyo nyine ubwo twari tugeze nko mu kwa 7 impeshyi itangiye. Tugeze mu kwa 7 impeshyi itangiye baramfunze.
baramfunze wakoze iki nyine mayibobo ntabwo zabaga muri zemewe mayibobo mayibobo ntabwo zabaga zemewe noneho baramfunze anjyanye muri gereza umeri nyine urabizi iyo Imana ifite umugambi ewana umeri wari inshuti na mama wanjye atitaye yuko umuhungu we nawe badufunganye abaraje nyine ntabwo bigeze bamfungira muri polisi nyine byeruye bamfungiraga ngewe muri muri izi wapi zo muri gare muri karitsiye n'abantu rero baramfunga kugeza nimugoroba ewana natinye noneho uzi ko uri kumwe n'inshuti zawe zose bafunze ari unyura aho ngo batari bafunga utazi n'ibyo ari kuvuga ati rero ukamubwira hariya hari mu rw'abanyazi ngo haba tugenda nyaraga ku burika kahaba bakaguze ukuntu bajyaga bambwira ngo habayo gakweto ngo ujya kubyuka ugiye kujya kuri tuwarete ngo gakweto kagukubita umupira ngo wakumurira zikajya zikubwira ngo ngwino dukine umupira noneho nubwo nibwo bwaba burangiye nari mfite ewana aravuga ati ibyanjye byabangira Imana baraje bamuriyemo umunsi ukurikiyeho igaraje barafunze ahantu nakuraga ibiceri noneho icyo gihe mfungwa nicyo gihe nari mfite imyaka 7 ko nicyo gihe nyine nari ngiye kumenyana na Regis ndetse na Irene noneho igaraje barifunze mbura uko mbigenza noneho ubwo nye ibyo bintu byose bigenda gutyo twaturimba ntabwo twari twarigeze tumva mu mutwe ewana nkagenda nkapfira abantu nyabugogo izarimba gutuye se barimba gutuye nk'akarimbo kamwe arimbira uyu ngo nisanze ku muhanda mpura na Rukundo yanyibiye denda duhamagara abakomando Nyirakabondo yagiye Gikondo ariko birarangiye nizi wawe nizi ko ari z'abahanzi wafataga ukaba ari z'ufite iyo se yari izanjye n'iz'abahimbaga nyine muri marine zose twabanaga ntaburagamo abana nyine babaga bazi ibyo ari byo bakanyigisha akahimo nk'akaboroka bakanyigisha kandi nk'akaboroka rero umunsi umwe njya Nyabugogo mpura na Irene nawe yazahaye seri nawe arabizi icyo gihe ewana Irene yari yazahaye ewana yifitiye utubazo twiwe yihekeye igikapu nyine ubwo yari muri gare hari abantu uzanye sinzi icyo cyari cyahabaye mubona afite kamera nye urumva abafite uburyo twakundaga kamera bamubwira ati wampaye ijana nkakuririmbira abahamagaye hari umunyamakuru hari umukameramani we bari kumwe baramuhamagaye habaraje ubwo ndatangiye ndababeshya mbona zirariye noneho buriya ibintu byose nakoraga njye sinari nzi yuko nyine ubwo nazava mu muhanda sinari nzi yuko rimwe nazaza nanjye nkamera nk'abandi bana nyine nkajya ahantu biga icyongereza ewana noneho bajya avuga ngo ubundi mbere ya byose ubundi ibintu ndi gukora haravamo iki avuga ati we ririmba buriya nyine hari amagambo nagendaga amubwira inyuma avuga ati mugabo natanga amafaranga ndamukubita ibuye mite ngende seri nyine ibaze yuko twakoze ikiganiro nk'isaha n'iminota 15 avuga ati isaha n'iminota 10 atamaye amafaranga yanjye namukubita ibuye nkahita ngenda seri nyine ubwo nayo nibyo noneho rero dusoje avuga ati se nta na nimero nakubonaho umuhungu ntazo noneho ubwo mubwiye yuko ntazo bampaye agahumbi abanyandikiye nimero ziwe ku gapapuro ntibyatinze ntaragera no kuri mama sinamenya aho gaciye uhita ukabura mpita nkabura rero ubwo nyine nkabura avuga ati byarangiye ntahantu tuzongera guhurira ubwo nyitaha rero mu rugo mbere nabaga ndi kumwe na mukuru wanjye ntashye mu rugo mu gitondo nisubiriye Nyabugogo abantu bose bo muri karitsiye akavuga dore gasore yagiye kuri wari gasore banyitaga gasore nyine noneho ko byari Yohana sinegeraga ntabwo najyaga umwanya wanjye nyine ku bantu babaga bari hano ku giti cy'inyoni najyaga nzamuka nkajya mu mujyi iza nkaba ndi hepfo nyine muri gare narazamuka rero ngo njye mu mujyi Irene nawe yari yahazindukiye naje kureba ko waje ewana sinzi uko byagenze nyine buriya Imana igufiteho umugambi ntumenye uko bigenze nyine iyo imodoka ziri kwinjira amano yabaga afunguye nyine imiryango njya mu modoka nyine njye nyijyamo mpita nyivamo abarankuruye ngira ngo ni abanyerondo
nari ngiye kwirukanka nyine gutyo nari ngiye kwirukankira noneho aba arambwira ati ngo bite se ngo uri hagati se ambwira ati wanyu umuntu ntabwo azindutse amfatara utangiye kumbwira ngo uri hagati urabona nabuze nayo nakinkweramo agacyayi burangiye nyine wanyenge nakuze mfite amaraso akundwa cyane niho umuntu akajya ambwira ngo uri hagati se noneho hari ikintu buriya cyajyaga kinshanga ngo ice cream ngo pizza ngo hambaga ibyo bintu byose nabyumvaga mu bitabo nyine pisine yo mana yanjye we nta kintu nari ndwaye nka pisine buriya nk'abantu mwe ngende mu bantu bakundaga amazi nk'iyi niyo nabaga mfite senyise niyo nabaga mfite senyise naziherezaga umwana amubwira ati basi tujyane muri Nyabugogo noge wowe niyo utakoga basi ubari noge twite twigendera noneho rero noneho akajya ambwira none se nyine akajya ambwira abagabo benshi niba gikuru cyanjye buriya nangaga gusharinga amafaranga yanjye mw'abantu gikuru cyanjye kikaba kiriho ngo ninda gutyo cyayikweze kiraho ngaho kirindiye ko amafaranga ngo tuyagabane ngo tuyagabane none navuga ati natahe ajye gutekera petit frere nubwo twabaga twasize petit frere mu rugo wenyine noneho ambwira ati ufite amafaranga asabwa kandi mbere yagisigiye 1000 ngo wapi ngo nayo mfite ntayo afite nanga kubivuga bamuhaye ngo baratashye aho nanjye na Irene baranzamuye hano mu mujyi nyine sinzi n'uburyo bahita batangiye kunyogosha bananjyanye muri chic navuga ati noneho akimbwa kashobotse nibatanyiba ya madeni ndimo nyine ya madeni ya 18 yose ndimo barete babijyana noneho ikiganiro twakoze navuze ko nshaka igare hari nyine Asiya niwe warizanye ariko nyine hari umugabo wari muhenga rinzanye ewana ubwo nyine nayo nishimye mana yanjye we mama imyenda bahita banzanira igare baratwimura n'ibintu byabaye byihuta ibaze yuko nabonaga nyine n'umwanya wo guserebura cyangwa nyine ngo nenjoyinge nyine ngo kuba nabaye umusitari aho nyine kambabwire mw'abantu sibyo nimuzajya mubona umuntu gutya ari kuri kamera n'ibya kamera mwajye mwibaza n'ibiri behind the scene urabona abantu bambaye neza mugire ngo niko tumeze nyine why then send imeze reka nkwereke sibyo nyine nk'urugero rworoshye nese ubu nkanjye gutya pe twahuye umbwiye ngo nze duhure cyangwa se ngiye nko kuri kamera ewana mbansa gutyo neza nyine nk'uko abantu baba babishaka ariko nyine inyuma ya kamera uzi ibibazo umuntu aba arimo buriya hari umuntu bavuga ngo se ngo ukuri mutoya ngo ibibazo wabikure reka niba utari umuhungu abahungu twaragowe ubwo ufite sheri njyewe none kubera iki ibibazo ni ku bantu ibibazo birangwa umuntu n'umuhungu cyangwa umukobwa wese agira ibibazo ariko ibibazo biratandukanye kugira ngo ubyemere sibyo pe twese tugira ibibazo no ku myaka yanjye sibyo nemerewe kuba nagira ibibazo byanjye no ku myaka y'undi muntu wese turi mu rugero rumwe nawe ugomba kugira ibibazo rero naho ngaho ibintu bihera rero niba nyine kugira ngo nawe wumve behind the scene nyine nk'abantu bakuru mu byimenyere Meri wanyu nta kintu adakora ubu nzagira ngo ati rero Meri rero nshaka inkweto Meri rero nguriye imyenda na petit frere nayo bari bamugurira reba njyewe ungana gutya rero ni ibintu ntabwo mwabyumva sibyo aho nyine ntimukajye muvuga ngo abantu mani ni abakire ngo kuko ari abasitari baze yuko hari igihe mba nicaye avuga ati oya twarababaye nawe ushyire no I'm not star igihe ko nyibwiye like bazanye igare bazanye imyenda barabimuye ibintu bisa baratwimuye urumva batujyana hano ngaha ku Gisozi Gisozi korona ibiteyemo ndavuga ati kabaye dore ngaha abana b'abanyarwanda barapfuye inzara igiye kubica noneho rero sinzi uburyo nyine urabona nibagiwe uburyo regisi we yaje nyine bw'igihe Irene yatubonye igihe Irene yambonye regisi nawe nyine yayisaza aho nyine atazi n'aho yambariza arazamuka aza mu rugo aza kunshaka regisi ageze mu rugo ewana asanga si urwuma
buriya yari yarageze ngo ni njye ahari wenda uri umwana umwe ni njye njyenyine mu rugo, niyo mpamvu nyine kumbe yasanze sister wanjye ari hariya, aho sister wanjye gutya baba bamureba ameze kuriya, byamukwereka 2017 ukuntu yari ameze. Noneho nyine araza iwa hari Mami Rose nyine nawe nyine niwe wari wamutumye ngo aze nyine ngo arebe uburyo bamfasha nyine uburyo badufasha. Rero uriya muryango ntabwo ugiye gufasha, ntabwo wafasha umwana gusa ngo ajye ku ishuri, ahubwo nyine bisaba yuko umuryango wose ugomba gufashwa. Ngira Imana nyine mbona biciyemo baratwimuye, batuguriye za matora ibiki byose, navuga ati nta gahunda zo kongera kubabara ugita gusafaringa wapi kwiga. Icyo gihe rero nakubwiye ko nari narivuyemo ngeze mu wa kabiri, babanjyanye King David. Icyo gihe babimura, icyo gihe banyimura primaire nyine ubwo babanjyanye hariya King David primaire Regis wanjyanye. Noneho kugira ngo ubyemere buriya Regis kuva na kera hose yari azi Icyongereza. Regis uzi ukuntu yajyaga ababwira, nubwo twabaga tugezeyo ngo you see ngo this boy he has a very big case, he's from street, so you hand him very well so that he must get no problems, and then ndimi Ibyongereza. Noneho nyine akajya abwira gutyo njye nkababara, ariko se uri wabari njye nyine nk'umuntu wari umajije kumenyana n'abazungu icyo gihe ntabwo nyine byahise, ntabwo bahise banjyana ku ishuri, byarabanje nyine bamatabureti nkajya njyana na Regis, azi yuko njye na Regis twajyanye n'iwabo tujya gushutinga, tujya gukora indirimbo yanjye za Shiny, niho twayikoreye i Gisenyi, naho niwe twari turi kumwe. Noneho Regis yenoza ari kuzamuka bunani nyine abantu bose bamukunda. Abarambwiye ati rero umuhungu wanjye kuri uyu mupeti ubuvugizi turebe yuko nyine nawe yabona abamufasha nk'uko nawe byagenze bunani. Turabikoze, avuga ati rero tugiye kujya kumureba mu nkambi, nta ruhushya nta burenganzira muri iki ya Kirehe. Turagiye niho hano nibwo bwa mbere nayo ngiye ahantu ha kabiri nyine hoya ndazizi nyinshi nyine nibwo bwa mbere nayo ngiye ahantu ha kabiri mu rugendo rurerure tugegera i Kirehe. Nyine ntabwo imodoka yari kudukomezanya ngo nyine tugeze ku nkambi, hari imihanda mibi. Rero tubona umumotari mbere turagarutse. Ubwa kabiri twagiye dutangira dufata amafoto ye nanjye turi kumwe, baraduhamagaye muze hano. Ubundi ninde wabahaye uburenganzira bwo kuza? Tubura icyo kuvuga. Rero Regis kuko nyine ariwe mukuru baramukanyaze, bamwicaje hariya gutya gati rero muravuga umuntu wabahaye uburenganzira, ndahangaha ndashonje n'ikiza urumva pe, hari ahantu izina rigufasha, hari ahantu izina nyine rigufasha. Noneho ko nishonje mwanyifashije kuva dutangiye mu gitondo kugeza nk'aya masaha saa 8 saa 9 ninjiyemo nta ruhushya mufite. Nyine nibwo batwicaje nyine byari process ndende kugira ngo baturekure. Nubwo baturekuye bwije tuhita dutaha. Nibwo bwa mbere nari mfunzwe nyine, noneho mfunzwe nyine nk'umwana, ni nko gufungwa nk'umuyobozi nyine. Urabizi abayobozi babafungira iwabo, none baramfunze nkabura n'amazi yo kunywa. Ujyo mbimenya ubundi ntabwo nakaye nabwiye Regis ntitujye kuza ahangaha. Nyine ubundi uri mu byago utangira kwicuza utuntu tumwe n'utundi. Rero aho ngaho baraturekuye, aho ngaho turarucitse nyine turarucitse. Aha kabiri naho ngiye muri village Urugwiro, niba barigeze bumva ndi gukora performance buryo nari ndi kuririmbamo, hari ahantu nari ndi mana yanjye none ubwoba bwaranzamukaga bukangera mu mutwe, bwagera mu mutwe nyine byabaga bimeze nyine nk'aho kwa kundi amazi agenda yisange uri kuririmba Urugwiro.
mu Rugwiro sha nanjye sinzi process byaciyemo. wowe wabonye bavuga gasogi Njye nabonye Regis anjyana hano ngaho nyine hano hirya hano ku Gisimenti urahabona hino yaho rero Kimironko hari ahantu nyine batujyanye turi abana benshi se batujyanye he Imana mbona batwinjije muri village Rugwiro. Njye nyamara kubona abasirikare baho n'imbwa zaho ari icyo gihe warigaga icyo gihe nariga King David ubona ndi umwongereza wa danje aho ntumbwire gusoma ntumbwire kwandika ikinyarwanda bya bihekane nabyo ni bya bihekane nyine ni bya bindi ni bya bihekane byatora turya twa duhekane duto nunzaniye ba kanyombya sibyo turimo twambya turimo twa nyine ni ibintu byinshi cyane gusyaga urumva ibyo byari kunanira uzi ibitutsi twagiraga nyine buri gitutsi cyose igihekane cyacu nabaga nkizi naho ngaho nabifatiraga. Noneho rero umwana w'umuhungu ejo bundi nubwo hari ibintu narutse ejo bundi nyine ubwo hari igihe Regis atari ari kumanaginga nanjye ntazi ibyabaye uburangiye najyaga ku ishuri nkagaruka nsanga ibintu byahindutse nagenda nkagaruka nsanga ibintu byahindutse ntazi nuko bimeze. Noneho rero Regis nyine arekeye kuba manager wanjye ntazi nuko byagenze nangiye kwa Bakti akaba ari uba manager wanjye nabwo nyine n'indirimbo yindi nabwo Regis wamfashe kugira ngo nyine ikore iriya indirimbo yanjye bameruka gusohora ndi kumwe na Nisa nawe niwe ubwo nyine naho ngaho njye na Regis ubundi twari twarongeye guherukanira nyine ejo bundi nabwo ngiye mu Bugande aho buriya kambabwira iyi nyine iyo hari icyo Imana yakuvuze jya umenya yuko urebe buriya ndi mu bantu bajyaga ijambo ry'Imana yakuvuzeho nyine nta kintu mani nta kintu kitashoboka Imana yakuvuzeho nta kintu kitashoboka iryo ni ijambo nyoye ijambo cyuye Imana ikunda ijambo ry'Imana yavuze nyine mani izi impamvu se kubera yuko nta buryo wambwira njye ubundi kera nabanaga n'Abagande mu igaraje i Bugande ntabwo tuhagera komeza umbwire i Bugande se kandi ariho tugeze nyine utacyari mu Rugwiro muri village Urugwiro wagezeyo ntabwo uzi uko wageze barabatwaye babinjiza mu Rugwiro kujya ariho upafominga noneho njyewe kugira ngo ntangire gupafominga Regis nyine yankize ku ruhande arambwira ati ewana ugiye gupafominga nyine ubikore neza nyine kuko hari n'ikindi gitaramo nari narakoreye hano nyine muri Sanitas niho cya mbere nagikoreye ubundi nahakoreye bibiri noneho ngiye mu Rugwiro ubwo nyine urumva nk'umwana w'umusitari uzwi kurusha abandi bose abanyamakuru buriya hari uburyo abanyamakuru batanyimaga interview nkagenda nyine nkahita njya muri interview buri munyamakuru wese duhuye nyine. Noneho rero tugeze mu gihe cyo kuririmbira First Lady ndatangiye ndadidimanga ntazi nyine ubwo ukuntu bajyaga ariko wari umuzi wari umuzi kari umuyobozi waririmbye utazi ko First Lady ahari oya nyine kumva yuko ari umugore wa Kagame narindi kunywa abantu bari kubimbwira ubundi njye ntabwo nari nzi ko ngiye kuririmba ahantu ngo First Lady ntabwo nari nzi ngo ni iki ubundi yakora iki akora iki njye ntabwo nari mbizi njye nari nzi yuko ngiye ahantu ukaririmba muri trip nyine nk'abandi bana kuko numvaga abantu bose babivuga trip ari ibintu bindimo kuzajyayo. Noneho rero tukigerayo King David ntabwo babigisha kumenya abayobozi b'igihugu n'icyubahiro cyabo nuko barutanwa primary se abo bayobozi n'ubundi se ubundi abazi ubundi kankubwire imyanya yose nshobora kuyikubwira havuyemo his excellent undi se ninzi na First Lady Prime Minister ntabwo nzi izina rye bari iyo myanya nyine ubizi ku buryo ugiye ahantu bakavuga ngo harimo Prime Minister ubimenya like n'icyakora ndabimenya nyine nibyo babizi ibyo ngibyo aho nyine ntabwo wambwira ngo mwese nk'ubu bambajije ngo muza minisita wacu ubundi wo muri Nyarugenge ndamuzi minisita Nyagisabaho
minisita n'ijya ntabwo umuyobozi abaho w'umujyi wa Kigali nyine ubwo ni minisita. ntabwo ari minisita Okay, tuvuge basi minisita afite ikintu ashinzwe minisitiri w'iki minisitiri w'intebe. prime minister n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali baratandukanye twagiye byinshi cyane nzakwigisha twagiye aha noneho rero inyuma ibintu byose nyine bibaye ubundi hari ishusho nyine abantu bagiye bafata bazi yuko nyine hari n'ubundi sinanjye gusa bayifataho n'abantu bose buriya niba umuntu yakubonye kwa Irene n'umuntu yakubonye ku rugendo n'umuntu yakubonye nyine kuri izi cano zigiye zikomeye aba azi yuko nyine ufite amafaranga mw'abantu mw'icyo kintu mwakikuye uzi ko ushobora guhura n'umuntu agahita akubwira ngo yo ngo gasoji wakibuka yuko naho waraye wanaburaye nyine ukumva yuko uwo muntu arimo arashaka kunzamurira satani ubundi anshaka hiki nyine azi ko waburaye nyine ntabwo ababizi ese ko abazi ko uri umusitari nyine iyo shusho ubundi iyo shusho abantu bajya bayireka umusitari ni umuntu uzaza akayabereka mani nese ngenda muri beti nkitega moto bizaza uretse aho ngaho warubizi umaze kuririmba mu Rugwiro uri muri King David izo process zose ni bon kugenda no wisange muri Uganda byansabye indangamuntu yonyine nyine cyane indangamuntu yonyine yansabye kandi nabwo kugira ngo iyo myaka nyibone uzi kugira ngo iyo myaka uyibone nyine ubundi kwemera gufata indangamuntu kubera iki nshaka kumva kubera iki wavuye muri King David ugahita witransfera muri Uganda ntabwo nahise njya muri Uganda nahise njya ahantu bita Muhanga nyine ikintu cyatumye njye ubone mva King David pe sinanjye wabiteye ahubwo njye babonye ubundi ibintu bari kwishyura n'ubundi n'amafaranga ari gupfa ubusa ubwabyo umwaka wose miliyoni n'ibihumbi 500 byararengaga kandi ayo mafaranga bayahereza mama akikora umurimo w'Imana bikavamo noneho rero niba wishyuye 560 na hafi aho ni nyine wishyuraga amafaranga menshi umwana akakuzanira amanota 15 ku ijana mu masomo yose amafaranga yaba araye cya mbere ntuzambwira ngo nsome ewana pe ntarinzi guhabya Fabrice ibyo Fabrice namuhabyaga nkamuhabya mu cyongereza ariko niyo utambwira ngo mbyandike ubundi naho ngaho ibintu byose byabaga nyine bitandukanye mwaza nyine nkiyemera kubona yuko nzi icyongereza aho ngiye kubyandika David ngeze rero i Muhanga primary ngeze Muhanga ngiye mu wa gatanu kuko nyine ariho nari ngiye Iwana nkajya mbavugira icyongereza debate nkabakubita abana bose nabyo mu kigo gihenze nka King David cyangwa wowe wahise uvuga ati amafaranga ari gupfa ubusa ngiye munjyane mu kigo cy'icyafu wapi mani sister wanjye niwe wagiye kugishaka abo bishyuraga nari ijana na primaire siko primaire nayo izatanga senyisa nanjye primaire nayo izatishyuraga piwane ntabwo wayize King David nyine naho mpamvu ko ubuzima bugenda buhinga noneho kugira ngo byemere njya mu wa gatanu bakubise umunyeshuri umwe kuko ataje muri etide mpita nimanura njya mu wa kane muri primaire nigeze mu wa gatanu wa kane naho mbona inkoni zirimo n'ibivamo bari baramenyereje ko nta kunkubita njya mu wa kabiri uzimuka no mu wa gatatu njya mu wa kabiri primaire wavuye King David w'isenkeni wisize David cyane noneho ewana hantu niho nari mfitinze nyine kugira ngo ubyemere yuko narahageze banyigisha ariko bari barabizi kuri uri umustar ubigana umustar ariko nyine shabi nyine nabaga njabiriye cyane umusitari sinogaga sitari nanyaraga ku buriri nkahisha ibintu byose bibi njye wabyikorera ubwo abana ntabwo icyo gihe bari bakimbana nk'umusitari noneho kandi si na bose n'uwo ari kumbona n'umusitari nawe urumva ubwabyo nyine abana ubwabo muri kumwe nyine ubundi barakugara subiza yuko se nkubwira inshuti yawe ni uko ibintu byabaga bimeze inyuma rero nyine ubwo narahize naho ngera mu wa kane ngera mu wa kane ngiye mu wa gatanu
ngiye mu Bugande. like no icyo nshaka kumenya gute wisanze mu Bugande wowe wijyanyeyo niba abantu n'ubundi bakoresheje mu Bugande Nyine Mary chance zo kujya mu Bugande nyine umumeri wanjye umfasha sibyo Okay. pastor nyine ni umfasha we yabonye nyine ngiye mu Bugande nyine ariho haba hari chance nziza kandi nyine hariyo n'icyongereza nyine kuko icyo gihe ntabwo nari nzi icyongereza nyine nk'icyo nari nzi cyari cyaragabanutse nyine bitewe no kubura abo nyivugisha bo nivugira ikinyarwanda nikorera amasiri urayazi oya papa amasiri mvuga urumva ubwo nyine byo kujya gutya ngo ayo ni sayinisi amasiri wapi no nyine amasiri aho ngaho nigaga Ishyogwe i Muhanga mu gihe cya etide umwana njye ntabwo najyaga muri etide nahitaga nkwepa nkajya gutwara inkwi mu gikoni inkwi mu gikoni bakampa ibiryo mwirira nyine n'ayo masiri mu gitondo kandi dusiganwa batubyukije urugero batubyutse saa cyenda z'ijoro ntaroga mpita njya ku gikoni gutunda inkwi ngatindaza kuza kubitora bifashije bakaza basanga rero niyo babaga bafite uruntu bashyiragamo inkwi ku buryo cyuzuraga umunsi wose batasubiraga kujya kuzana izindi no mu ngorofani nyine noneho barambwiye ati aho hantu hapi ntabwo biri kuvamo nabanje kwicara igihe kinini rega njye nabanje kwicara nyine ndindiriye yuko mu Bugande babanza bagasoza ibihembwe byabo ko basoza bo mu kwa 12 nicaye nyine icyo gihe nari nicaye niho nyine n'icyongereza cyane cyajyaga kigenda aho icyo gihe nibwo nari ndi kujya amenya ubwenge bwo kwigirira isuku ko icyo gihe ntabwo nari nyiri wa mwana nyine basiga mu rugo bakaza basanga nyine ahantu hasa nabi ubundi bazaga basanga ibintu byose nabikoze noneho nibuka yuko bisaba irangamuntu icyo gihe niyitiriyaga imyaka 16 kandi nayo wari ufite ntabwo nari nyifite ngiye kureba iranga ngiye kwifotoza ambwira ati wavutse 2018 nibutse yuko 2018 aribwo naje kuri social media bikajya ndavuga ati gute se utiro biragusaba yuko ujya ku kabindi ngati mwana wamfashije ubwo ndi kumwe na Fab nawe agira imitwe ewana tumuteka imitwe abarambwira ati rero urindira nitsoza gufotora abantu ndabiguhindurira abashyizeho 2008 nyine amatariki yose nayashyiraho imyaka gushana amaze kuyumva imyaka gushana oya ntabwo ari cyo kandi nyine yo ngiyo atari iyanjye bambeshyira iyanjye ya nyayo iri hejuru y'iyo noneho iri mu nzaho nobody knows okay mu byemere nyine ukuntu byagenze nkigera ku mupaka bibaza yuko Mary yari yambwiye ati ugomba kuvuga ijwi rinini nyine n'umuntu w'umugabo bataza kuvuga ati uri umwana mutoya noneho rero nkigerayo Mary yari azi ko aratanga irangamuntu yiwe n'iyanjye njye ntabwo iyanjye gusa ngikomereje ngera i Bugande rero ni nko kugira mu yindi si wamenyereye mu Rwanda imiganda siporo ibiki byose rero birahinduka ya mashashi ya nzaruhahira najyaga mbona kera nkajya nyabona mu Bugande noneho mana yanjye envelope wapi ibishingwe byo baramena mu maso imvura yaguye nyine nkabona ibintu nk'indi mu yindi wari ukiri muri primaire wari wasoje primaire nyine nkabona ndi mu yindi banjyanye ku ishuri nyine ubwo nyine ku ishuri ry'Abagande uri umwana mushyashya batangira umanye Uganda uri musoga uri munyankore nyine uri umugande uri umunyankore uri umusoga nze ndi munyarwanda nako fome ya Rwanda nyine nkajya mvuga mu gihe mu cyongereza uri umunyarwanda bakajya banje kubabeshya noneho nyine uko hagendaga hashira nyine uko ibihe byagendaga bishira nkagenda niga gike nagiye mu gihembwe cya kabiri naramenye ikigande nyine hahandi ikigande njyayo pe njyayo muri primaire serie
ugiye muri primaire maze bakwemera wowe ntabwo ugaragara nk'umuntu wanyikisha ntabwo ugaragara nk'umuntu uratongana ntabwo okay okay ibintu byose turabisesheje ubundi ufite imyaka ingahe oya tukomeze nese watubwiye imyaka yawe fata ko nkuru nyine ufite imyaka ingahe cyane myinshi ingahe nyine watangiye kuza kuri kamera ndi umukecuru nyine umukecuru se uzi ko na mukecuru yageze kuri mama wamwita mama ahubwo nyigisha ikigande ho gake ikigande kugira ibintu by'ubivuga by'ubugande tujye tunyuza vuga ngo cye kiriho cye kiriho bizana iki nyine bimeze bite cye kiriho vuga ngo iyo ushaka kuzaduhura tuvuga ikigande gusa tukavuga ikigande gusa indi show tuzavuga ikigande gusa no ukavuga ngo tewari ntacyo harya icyaha cyane kindi ari mbere cyitwa cye kiriho gasubiza ngo tewari cyangwa ukavuga ngo we kiri nyine iyo nta shawa pepe nta kasiriwe cyangwa ewana ngwino ngo kuri ko unyigije amagambo akomeye se iyi nyine nese nkugire nyine okay ngo yakaziriwe umva ijambo yerewe nyine nta kintu mfite ubu ntabwo bisobanuye wakasiriwe yasobanuye unyigisha gukasira mama baranyigisha andi magambo umva ijambo yerewe anyigisha ikigande mani ngo nakasiriwe aha ahubwo nanjye ahubwo mfite ikibazo ubundi wowe wabijemo gute oya gutose ibintu byo gufotora ase wa umva se ndayigwa tugeze i Bugande tugeze i Bugande umwana atangiye kwerekana imico itarigeze iba mu Bugande ubundi iyo ugiye guha umuntu mukuru urapfukama ni abagore bapfukama gusa abantu bose nyine abahungu bo urumva nyine abahungu ntabwo bapfukama ngo bagere hasi icyo ushaka nyine just nyine umera nk'uwunamye gusa noneho aha ikindi kintu n'ubundi mu Bugande habaye imico ya nacanze nyine okay kamvuga ibi ngibi kuko nibyo bintu byankanze bya mbere nyine bigatuma Samu anjyana kwa muganga ariko mbere yuko njya hari ahantu ugera bita Bagisu iyo uri umugabo sibyo bagutegurira umunsi wawe nyine nka kwa kundi baba bateguye ubukwe bakazana icyuma bakaguseramura abantu bose babireba kandi ari byo byanteye ubwoba nkajyayo barabirangije uri serious bagusamba kuko uzajya Uganda cyangwa wisamuje nkuko n'abavuga just nje bagiye kumata ubwoba niko nafite ubwoba bwo ko nzajya muri Uganda nyine ngo bakanje ni hari habayeho nyine ngo nyine ni ibintu najye bambwiye sibyo nyine ngo habaye abantu batanga ibitambo sibyo noneho ukuntu bigenda wagira passport forode urumva noneho umuhungu wese afite ngo nizo ngata zinungamo Kampala uzihe Metiyana ahandi nibwira ibyo kwisiramuza numva nditeretse nyine urumva nkubwire wiseka biratuma mbere bakagukorera umunsi umeze nk'ubukwe bakagufata ni igitsina umwana wese w'umuhungu umuntu wese w'umuhungu wumva ukuntu babigenza bakwikoreshaga intuza bakakuzirika amaguru urumva bakaza bakakubyinira oya nyine bose bakabyina nyine abagabo n'abakobwa nyine bose bakakubyinira wambaye ubusa noneho hakaza umuntu agatema iki reba kiriya kintu batemeraho inyama muri busheri kiriya kintu batemeraho nyine ubwo uba wambaye ubusa n'abakobwa bahari abakobwa bose muri rusange bafatamo ab'ingenzi abakobwa bose tribe yose nyine ntabwo ari abagande bose
no uwo muco tribes imico nyine abo uwo muco niwo ibyo bintu baba wari bagezemo ku ba tribe gute nyine reka nkubwire sibyo yabaga njye nagiye muri Uganda n'ubundi mvuga ngo hagiye rero ibintu byakanga bigasaba yuko nigarukira iwacu kandi bigasaba yuko nyine nza n'ikirenge nk'abandi bose naho nkajya njye buriya n'ibyo bintu nicyo kintu cyari kiri mu mutwe avuga ati ningera mu Bugande nkabona biyanze nzahita mpanda imodoka inzane mu Rwanda avuga ati rero nyine hari abantu urumva ngo batangaga ibitambo ngo bakaza ngo bakakureba wese iyo basanze nyine wuzuye nkawe urumva nyine iyo wuzuye nta gisebe na kimwe ufite nta rugingo na rumwe ubura sibyo ijosi bakagutamba seriyemani baraza bakagutamba ahubwo genda wikatisha amano ari wamugana mani hariya baragutanga oya wapi nanyo kubwiye ko njye nisanze ndagize ngo bari gukora ibyo ngibyo wapi njye ndi kukubwira nyine njye ndi kukubwira nk'ibintu nyine byanteye ubwoba njye ngeze mu Bugande noneho ntigereho bambwiye n'ibintu ngo bya za night dancers abasezi ntabwo ari abasazi naho ngo abasezi nyine mbega nka gutya mu Rwanda bumva bavuga ibintu byinshi cyane zagakweto ibiki nako niho byari bimeze rero kandi muri Uganda ikintu nahatiniye mu Bugande iyo ugize ibyago sibyo umuntu akaza kukwiba ukaresisitinga n'ubitanga ahita akwica ibisambo by'inaha mu Rwanda byo urabyica aho hari wowe utari wica ni nko kubundi we kwica ubizihiye urumva noneho nyine nuko byagenze nayo mba ngarutse mu Rwanda watinya abacuranyi buragaruka oya wapinye nsoje umwaka mba ngarutse mu Rwanda batse mu Rwanda mbone u Rwanda ruratemba amata n'ubuki nk'uko babivugaga nubwo ati wana wapi ntabwo nsubirayo kama mbaya ntabwo nsubirayo kandi ni ibintu byanjemo gutyo gusa ubu ntabwo njye buriya nashaka gusubira mu Bugande sinzi uburyo ibintu byanje ko ahantu ariho heza mu Bugande uzi ikintu cyaho nyine kuko nabanaga na pasiteri cya mbere gusenga cyane ukaba umukirisitu cya kabiri sibyo nyine urabizi hano mu Rwanda abana tungana ushobora kuvuga ngo bafite ba sheri mu Bugande aho nabaga rero ibyo ntabwo byahabaga n'ubu ntabwo bihaba umwana ugana nawe ushaka sheri wese kandi wasanga mufite sheri ibya sheri sheri ni isosi barya muri rero gaso ntuzagire umusheri ariko se wamugana abasheri bamara iki ndetse ba egisi bose njya numva uvuga jya wumva avuga umu egisi ya ego AI we vuga kurya numva kurya numva se iriya yari AI nta AI ivuga kurya mani ubu biranze Uganda biranze njye navuze ati ndagarutse mu Rwanda ugaruka udasoje primaire wari wageze ugiye kwiga amakanga hariya se njye kwikomereza mu wa gatanu hariya nsanga hariyo P7 nayo zitayigezemo inzu ijya P7 hano mu Rwanda nzi ko naza ngakora 6 nkahita ngenda rero mpita mvuga ati rero kamwereke niba nshaka kwiga nkarangiza vuba ngomba kwiga mu Rwanda niba nshaka kwiga nyine ubwo mwiga gakeya nkazarangiza nabwo nyine nari mu buzima bwiza sibyo nyine nigaga no ku kigo cyiza ni ukwiga mu Bugande rero icyo nshaka ngo ni iki ndavuga ati rero uko biri kose Imana iruta Yesu nubwo bavuga gutyo njye ikintu mpisemo ni kimwe kaniyizire iwacu mu Rwanda nige nsoze niwana mu Rwanda mba nigira mu wa gatandatu ngiye gukora nyine nyamara gukora iyi sama banyitege uri 6 ntabwo nzajya interine ntabwo nta exterine ya prive ihari
oya njyewe na Serie enteri mana hari yanjye. amayinite meza gasoro Oya Nzaza. ndabizi mana. Uzajya uza kunsura. uzigiye amayinite wige utuje ese byo yakubwiye story ariko sinakubwiye ngo papa we sikajya kumva byagiye gute papa wagiye mu gipolisi Papa wanjye se? Papa wanjye nyine njye nakoze ikiganiro. Ewana nyimara gukora ikiganiro nyine urumva umubyeyi umuhungu wawe arakubuza uturi Babiloni nyine imbere y'abantu bose. Ewana peri wanjye nawe ntibyamugendekera neza. Urumva peri wanjye yari afite n'andi madosiye yarinyweraga agasinda, yasinda agakubita abafande akarwana agatukana, noneho rimwe bamujyanye ariko ibyo reka mbyihorere. Ubwo nyine bamuvanye mu gisirikare, ubu ngubu ntabwo ari mu gipolisi, ubu ntabwo akiri umupolisi ariko arahari ariko arahari. Aho sinzi ahari, sinzi kuva bamukura mu gipolisi ubu njye nawe twari twanahura hapi. wibana na mama wawe ubuzima bwawe na mama wawe Ubuzima bwanjye na mama wanjye nyine tubayeho mu buzima nyine bwa kikwepa kinogo gutyo nyine gutyo mbivuze. ko nyine umuntu uri kukumva Okay, kugira ngo mve ubuzima njye n'iwacu mu iwacu tubayemo. Okay, mama arabyuka saa 9 akajya gushaka amafaranga, petit frere akabyuka akajya ku ishuri, nanjye nkajya ahantu bita Nyabyondo ku kigo bita Starshine. Noneho ubwo nyine ni ugutega kugenda no kugaruka kandi ni buri munsi. Noneho ugasanga sibyo amafaranga ubwayo ayo mafaranga ahita ahindura ibyo bintu byose. Ku kwezi amafaranga ngiye nkoresha ku kwezi mu gihembwe cyose nkoresha 120,000 mu gutega kujya no kugaruka. kubera icyo hano wahise Nyine okay, mva mu Bugande nyine ngaruka mu Rwanda, nasanze meri wanjye yaragiye kubakayo nyine. kubaka hariya Nyine yaraguze ikibanza yubakamo inzu. Aho none nababona sibyo kuba ari hariya Nyabyondo niba nyine amatike se usubiza yuko yariyongereye ku bantu babiri ni 4,000. Reba rero ubireba meri wanjye ya meri na petit frere ukatubara nyine n'amafaranga ubwayo yazakoresha nyine tugiye kurya guhahira umuryango. Ibyo bintu ubwabyo ukimara kubyumva nyine ubona yuko ibyo bintu bitazavamo. Naho mama yabonye sibyo aho kugira ngo akoreshe ibyo bibiri byose akoreshe ibyo bibiri ibyo 4,000 ku bantu babiri, yakoresha 2 ku muntu umwe kandi siko buri munsi nyine nkoresha. Urumva nyine kuba ngewe nakoresha urugero nk'igihumbi rimwe na rimwe, kuko si buri munsi nyine mama amereze 2,000 ahigena najya muri biryo ku ishuri nyine nkarira ku ishuri. Hari n'ikindi gihe amafaranga ngiye nkagenda nyine nkajya mu rugo nako nkarya ku ishuri. Ariko nyine mwa bantu mwe rwose pe sinkiri wa mwana usabiriza, sinzaza ahangaha ngo duhure ngo nzangaha ngo basabirize nka mbere wapi. Amafaranga yawe niba ukeneye abantu bazagusabiriza wapi. Ubundi nyine ahazaza hanjye n'Imana ihagenda, n'ahangaha ndi Imana sinzi ko nzahagera. Ahantu nari ewana ndashima aho ngeze, nkashimira nyine n'abamfashije kubigeraho. Ariko nyine n'ibiri imbere pe byazaturuka ku bandi, byazanturuka bo nanjye ubwanjye. Buri gihe cyose umuntu ngo nzabaho nyine ntegereje ibintu by'abandi, ndi gukura namwe murabibona sibyo? Kandi hari igihe kizageraho nyine n'urukundo abantu banyerekaga kandi ukuntu abantu bankundaga mbere twubakiye inkundi, kugenda ukora nyine ibintu bigenda bihinduka. Ndabizi okay nyine barankunda ariko nyine ibintu bigenda bihinduka. Urukundo rurarutanwa. Ese urukundo ufite umwana wawe akivuka nirwo umugira umwana wawe ashatse wapi. Urumva rero neza urukundo rugumaho kandi abantu baracyagukunda nyine. Hari ikintu mwebwe mu mutari kumva rero pe, abantu kuba bankunda barankunda sibyo ndabibona, ariko nyine ntabwo ibyo bintu bizahoraho. Ni ibintu biri temporary kandi bizarangira. Urumva rero niba ari ibizambaho, niba ari ibizava ku bandi, cyangwa se si buri gihe cyose mani kugira ngo umuntu ajye azabasabiriza kugira ngo mwumve yuko umuntu ameze nabi basi. Urumva
uko ndi gukura nyine ni nako nyine nari ndi kumenya ubwenge sibyo si ubwenge nari mfite mbere se bw'ubu nyifite ubu nagenda nkakora uzi ko umuntu umugabo ubu mfite ubwenge mawe nagenda nkakora seri nakicara mu biro nkakora icyo bisaba se ni iki buriya sibyo hari igihe abantu bamwe na bamwe ahantu bamwe nyine na bamwe bajya bagira ngo nyine ishuri niyo key to success Yeah. niyo key to success ku bintu byose wapi ntabwo ari muri ibi success ariko nabyo birakenewe. kuko hari abantu sibyo baba barize inzira yo kugera kuri success iyi sibyo ariko nyine reka nkubwire hari ikintu abantu baba batazi pe iyo myaka yose wigira mu ishuri hari ibintu umenya hari ibindi nyine ibintu bizagufasha mu buzima buzaza ariko nyine se urugero uhereye primary ugiye secondary ugeze muri senior 3 nawe ugiye kujya watora nuza nyine zo kwiga sibyo nese icyo gihe cyose urugero nka icyo gihe cyose ubu wari uri kwiga ibintu bya kamera social media wapi nyine hari nyine iyo ugeze muri segonderi niho nyine niho ibintu bigira iryo shuri riba ryaratumye batuma nyine ugira ubushobozi bwo guhitamo icyo ngiye gukora wapi Mm. none se iyo ugiye guhitamo section baza teacher Hoya buri wese afite amahirwe. nanjye rero nibyo ndi kubabwira pe ntabwo ndi kugira ku ishuri kuko iyaba ari ibyo ngibyo ntabwo nanjye nakabaye niga ahubwo ndi kuvuga ngo sibyo ndi kugerageza kubasobanurira ngo nyine kwiga kuba nyine abantu kuba hari abantu bize ibintu byinshi sibyo si yo mpamvu ntabwo ari cyo cyabaviriyemo nyine kugira ngo babone iyo success haba nyine abantu iyo ubonye ikintu wize cyanze ukora ikindi nyine ugenda ukora ibintu byinshi cyane nyine kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze nyine nk'ibi nari ndi kubabwira iyo uri kubona ahantu uri guhigira byanze nyine urahiga nawe aho ngaho rero ndi kubabwira urumva rero nshobora kuba nanjye ndi kwiga kano kanya muvuga ngo umwana wa gatandatu se ubu yakora iki ewana nanjye ndahangaha mfite heci haryohita PhD ewana mu mutwe ewana hano nganjye mfite za diplome nka sa ziri hano mu mutwe nyine ziba zikeneye igihe cyazo nyine nikigera zizaba igihe nikigera nyine icyo gihe nikigera ahubwo bazumva byaba iyo experience ufite mu mutwe iyo PhD dufite y'ubuzima uyifatanyije n'amashuri nyine niyo mpamvu ntari narivamo ntuzarivemo cyane promise ntabwo ishuri nzarivamo soje muri 90 y'imyaka ariko ntuzave mu ishuri 90 iyo ni zigaconkome kandi ibyo vanga ubiga externe nyine kamubwire hari ikintu buriya gituma umuntu nyine aba ashaka kwiga nuza nyine kuko njyewe sibyo hari impamvu nyine mba mvuga ko njye buriya nishakira externe hari impamvu sibyo hari impamvu ituma nyine mba numva nshaka kwiga externe kandi externe bariga abantu biga externe bariga kandi uzarebere gadesi ujya ngo abantu bose bagiye bagafata bagiye biga boarding bageze boarding bageze mu wa kane boarding itari mu wa kane ubwo nyine kere kuri kwiga ikiyedi igifundi engineering niyo boarding niyo hantu wakiga ukiga utaha ese bikavamo nk'ubu wumva wakora iki nk'ubu uri senior 6 muri mu gihembwe cya gatatu ngera kamwereka urumva sibyo turi mu gihembwe cya gatatu wumva wakora iki ejo hari amezi abiri ntabwo ni kumwe mugakora national mwamaze gushushanya mwamaze gukora ibintu byose nk'ubu wumva wakora iki ubwo ikintu mba nsoje amashuri kano kanya ikintu mba numva nakora sibyo kano kanya nyine ikintu mba numva nakora ni ukwerekeza amaso yanjye ku ishuri kuko ikizamu ubwacyo byarangiye nyine wagitsinzwe nyine ubwo umenya yuko n'ibyo bintu byose uri gupanga nabyo bitazacamo rega ubundi kamubwira imyaka nimwe muyitera ukavuga ngo ishuri ibiki ewana ni umwakupe kamubwira niba utsindwa mu ishuri ntugire ngo uzagera hanze ubone akazi wifuza rega mani gutsindwa kwa mbere ni mu mutwe niba watsinzwe si ibintu umuntu ahora azi imbere akababwira akongera akababwira ubundi bwo urabona ibingibi ubona bakora puratike byo uzabishobora rero kambabwira hari abantu babona abantu bakoresha kamera bakagira byoroshye nk'uko bisa ewana ibyo bintu birakomera kambabwire nawe nigeze gufata kamera mbwate ariko si ubundi ibintu aba bantu bandushiye gufata ukarebera mu ntuzi ugakanda hari ahantu ni ibintu bikomeye nyine
okay nyine reka nkubwire sibyo pe wowe kuri kamera ufite ibyawe wiyizi ufite udutendo twawe wiyizi abantu barakuzi ndabeshye aha noneho hari nyine okay buri muntu wese no ku muntu n'akantu zakiwe akamenyero ntabwo igishira ko cyese wana nyine buri muntu wese n'udufindo twiwe hari ukugera kuri mashini ukaba undi wundi ku munwa ukaba undi wundi ndetse abantu ntihari abantu batunzwe n'umunwa nese ubu ngubu ntihari abantu nyine ubu bari hanze baba birebera utuntu okay nyine nk'abantu bageza abantu mugerayo sibyo urumva abantu pe nubwo wambwiye ngo live ntihemba ibyo ntabwo wambwiye mugani wowe uzi ko ibyo bintu nari nabimenye ubabwire ndetse amafaranga ya TikTok amafaranga ya TikTok ega ibintu byose ni process gasoji ndamutereka uranduta cyane nibyo nyine okay nibyo nyine nese ubu mvuga yuko nkuruta nyine kandi unduta ndabizi kankwereke ndabizi ngo wasanga ndabizi Sami iki kiganiro azakireba nataza kuvuga ngo no musaza ngarakuruta ndamenya ko oya nyine okay hagati yanjye nayo mu myaka biranumvikana biranagaragara ko ndakana gato cyane wowe 10 yego 10 uzi imyaka igeze mvuye muri 10 nyine naho ngo nayo ndi kukubarira ahubwo azagusohokane kuri bya paka ngomba kumujyana kuri paka ahubwo kubana sabuze ushaka kusiga ngewe bakunda pool bakuze akunda pool cyose kamubwiye ikintu nakuze nshaka kurya nanjye namaye ako ndakurutara amafaranga azanaza gaso amafaranga azaza menshi ko nabyumvise se ko ugiye kuyama make umunsi agiye kuza araturuka kuri wowe vuga ngo mu izina rya Yesu amen vuga ngo uyabe nge reka nkubwire sibyo ubundi ufite imyaka ingahe bitubwire nubwo nabyibagirwa agasozi ko ndi umukobwa nta mukobwa ufite imyaka ariko ndakuruta pe nta mukobwa ufite imyaka kugira ngo b'abagabo b'indase batazagira reka mbabwire mw'abagabo uyu nguyu ntabwo afite imyaka 25 nta niyo agejeje tugenda imyaka 20 yukuye he nta myaka okay reka nkubwire njye y'imyaka udafite nta n'imyaka 23 ufite wowe ndayaga iseri ese yagize ko ndakana bangana oya nyine reka nkwereke sibyo ntabwo uri muri 10 ntabwo uri muri 24 ariko nyine ariko se nye sibyo ariko nta mafaranga nanjye mu izina rya Yesu ngusabiye shiri aho mufashe kumushaka mufashe petit frère de grand frère mfite bose ma grand frère yasoje kwiga grand frère wanjye okay kankwereka grand frère wanjye mwiza naguha Samu Gakire ntago muzi wo ku Rugendo Online TV uzamumenya ahubwo ariko nagajya agaragara wapi ntabwo wamumenya Jerry Samu Gakire cyane wanyifatiye imyaka n'undi kari nakwita uzajyamo amafaranga ushaka gukundana n'abakobwa bwa amafaranga ndi umukobwa umuntu w'umugabo ntago yakamafaranga umukobwa rero ndi umwana nko kugomba kuba umugabo uretse wakundana nanjye ukitwa nk'umwana ugomba kuba umugabo reka ubundi se mbwira ubundi abantu bakundana bitwara gute ndakundana kandi uri kumbwira uburyo ngomba kuba nk'umugabo ariko nyine umuntu w'umugabo aha responsibility yo kugusetsa iyo nayo ishobora njye reka nkubwire rero nyende sheri wawe mu gitondo naba nagiye ku ishuri nimugoroba nakubwira ati ngo bite se wanyereka ubuceri aho ngaho banza unyumve urumva nyine reka nkubwire nta joteme inzara itema amara ibyo ninjye nzabikubwire kuya teka we watetse mbahe man we wabishiririza
ese ko wari gasore gasoji ni Okay, Gasogi rero iryo zina ryaturutse ahantu hakomeye. uzagutekera Zanekera ni mu byumva nukuri none ko nzagera yivura ko nzabivuga mvuga uburyo wabeshye wicaye hariya wabaye umwami ego mwami Uzamusohokana pisine, ubu ni ibintu twemeje, mutekere munekere uri no kumuha ice cream. oya nta ice cream njye ntabwo ndi umwana nako ntabwo ndi umwana cyane Ikindi ushaka kuzajya ne? ikintu nshaka kuzarya KFC nzabiyene kifu n'ubu ngubu se ni hano hirya KFC ndoti Mbese ntabwo urayi. unese ubu ndayirose mani narayiriye Ujya dushaka ikintu utaraye. ikintu nari narya uyu nguyu ntabwo yari yagera igihe tuzajyana mukopeze flavor of KFC siko niba uzi ikintu utari wawe mubwire akantu kazima Mary wanjye azi guteka tofu urazizi ewa niba utazi tofu ndazizi man tofu urazizi waraziriye igihugu iwacu ni abadivantisite kandi tofu ni iz'abadivantisite ni umudivantiste mama wapi akenshi umurokoro original ziribwa n'abadivantisite sinzi niba n'abandi baraziteka ariko abadivantisite abadivese ntabwo barya inyama abantu batarya inyama baba vegetarians gusa ntabwo nzi ukuntu baziteka ariko nzi ko amatofu menshi ari mu madiva oya aho kankubaze sibyo njyewe just umvugira aka kantu sibyo ngicaye mushishashije sibyo gaso ndakubu ibyo byo gucirika amajosi na bala amajosi mu maso oya gushaye mushishotse ikiritse ijosi oya okay nyine nese urumva katoroshye icaye mushishashije sibyo okay isha y'umushi yishashi ishotse icuritse ijosi Ufite amashi ashuritse amajosi igiye hese okay ngaho mvugira ngo urumva ifi irishwa ifu Komeza rata. yewe kifu bayirisha ifu sha Komeza. nyine okay nyine nawe njye kupfa kwigana n'ibyica n'ibiri okay ifi irishwa ifu ifu ikarishwa ifi oya ifi ikarishwa ifi urumva bitoroshye ni iki kirisha ikindi nyine ni iki kirya ikindi ni iki kirya ikindi wifungwisha ifi wifungwisha ifu Subiremo ariko. bya ibyo bintu byahise mu gihugu Subiremo ariko uri ugahita. okay basi aka ngaka izo ngizo urya izi nzuzi urumva gaso karoroshye izo ndyo zanyu ibyo boro nzabizanye kuko mu mwana ni umuntu wazanye mathematics iyo se ni mate injongo irishwa isungu ifi ibyo boro ni skamu ni ibintu ese ubundi bya bintu babyiga byagenze gute ese baracabyiga ntabwo mbizi ntabwo wabize muri primaire Bazita inkoranyamagambo. akareka ntabwo wabizi tongue twisters kandi wasanga utuzi Inkoranyamagambo mu Cyongereza. inkoranyamagambo si dictionnaire byashoboka wozi ikigande cyose ndakizi webaranyo wibare nyo kare nyawe abonye umugande unandetera ki ongande yigisha gute tukivugana unandetera ki unatendera kiniki nyine uranzanire umusheri w'umugande c'est vrai arabyemeye afite umusheri w'umugande muze bamukuzeho hari abantu bazi gutera agapapu ntabwo bizi ibya gapapu utazi gutereka narabyumvishe segaso dora aho niba urasheri ku ishuri ryanyu naho hantu waciye izo sikiyasiyo zose njyewe sheri njyewe njye nigana n'abana ugana n'abahungu gusa se oya ni wapi nigana n'abana abana nigana n'abana njyewe reka nkubwire ngiye no kwibeshyera ngo ngengere abo basheri sibyo ntabwo navugana n'umwana wo muri pirimeri wo muri pirimeri kuva mu wa gatanu kugera hasi sibyo ngiye kubikora kuko icyo gihe uba utekereza nk'umwana ndetse ntabwo utekereza nk'umwana baramwigana batekereza nk'aho bari gutekereza nyine niyo mpamvu ndi kukubwira yuko muri iryo shuri sedepa teretari yo muri segonderi ndakwibujije
gasoda rwabubura Samu yarambuje sibyo okay mbere yuko dusoza iki kiganiro rero ngaho mbwira ubundi we byaje gute ibintu nyine ibintu byo kubona amashuri yawe yose uyize njye narize ko nizera nize primaire nize secondaire nize gufotora nize none se muri segonderi wigeze wiga gufotora ndetse numviye segonderi yakumariye oya yamaze ibintu byinshi even na kaminuza sinize gufotora urumva se byarakumariye iki ijya kwiga ndetse nzakongera kwiga n'ahantu bihuriye no gukora kwiga ni kimwe ni sijimwe sibyo no gukora ni sijimwe iyo uri kwiga bigufasha mind gucreating ibindi bintu wakora ntago kwiga bakubwiye ngo genda ukore ibyo bintu uri kwiga bambe kumbe nese ko numva nyine kwiga iyo usubiye ngaho nta kamaro bifite aho hoya kwiga ntabwo uri kwiga ngo uzakore icyo kintu none se nkubaze urumva ahubwo bagufasha gutekereza ari ngiyi ari ifomo urumva nayo imfomo inziza niyi ibyo bibazo byo kwiga urumva rero n'ababyeyi bawe bakwigisha ndetse ubundi uragira ngo uzajye kumenya story ya Adolf Hitler izakumarira uragira ngo uzajye kumenya ngo urumuri ngo rugenda ngo ku birometero ngo 300 topic yacu zaza ariyo kuvuga akamaro ko kwiga no gukora nyuma yo okay ibyo genda byemeye after giving me wowe sente yogera sente don't worry humara nge okay guys imbere yanyu arabyemeye natabyemera tuzamunyomoza situbibabwiye okay hasta la vista